tugiye kumva inkuru y'umusore wishe mukuru we amuziza cyangwa se ari uko yashakaga imitungo myinshi y'iwabo kubera ko mu muryango wabo hari hasigaye mukuru we ndetse nawe birangira amwishe rero kubera ko yari akeneye imitungo myinshi, ariko burya ingaruka z'icyaha byanga bikunda zirangira nabi. Ndagira ngo wumve neza iyi nkuru, wumve n'uburyo byagenze. Uyu musore byarangiye yemeye ku giti cye yuko ari we wishe mukuru we. Ese byari bigenze bite? Nibyo tugiye kurebera hamwe, mutege amatwi twumvane neza iyi nkuru tuyumve kuva itangiye kugera ku musozo wayo. Muhaye ikaze rero, njyewe ndi niyo Daniel, ndi kugezaho ino nkuru buri munsi ku isaha y'isaa saba kuri YouTube channel yacu niyo Daniel Official. Musaba niba uri umusangwa cyangwa se uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, ko wareba handitse subscribe ukahakanda ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana. Iyi nkuru ni nziza cyane rwose, byambabaza ubaye utayumvishe kugera ku musozo wayo kugira ngo wungukiremo byinshi. Nk'ibisanzwe iyi nkuru ndayibabwira ubundi tukaza twumvana isomo nyuma y'iyi nkuru. Ntujye kure rero kugera ku musozo wayo kugira ngo uze kungukiramo byinshi. Tudatinze rero reka twitangirire, turaza kugaruka nyuma. Igihe kimwe hariho umusore, uwo musore yabanaga na mukuru we gusa kubera ko nta wundi muryango bagiraga. Mukuru we yamwitagaho akamuha buri kimwe cyose, yamwishyuriye amashuri yose arayarangiza. Rero babana neza cyane rwose. Ariko umusore bigeze igihe atekereza ku mitungo y'iwabo babasigiye, aravuga ati ariko buriya imitungo yose mu rugo badusigiye buriya yose nta kuntu nayijyana mukuru wanjye ntihagire ikintu nabonaho. Arabitekereza, atekereza ko atashobora kuyijyana mukuru wa gihari kubera ko bagombaga kuba bagabana, buri wese agatwara imitungo mike mike, buri wese agatwara nka 1/2 cy'imitungo y'iwabo. Yaratekereje rero abona nta kundi byagenda kugira ngo yegukane iyo mitungo yose y'iwabo, kubera ko yari afite ubugugu bw'imitungo. Yagombaga gushaka ikintu ari buze gukora kigatuma rwose imitungo y'iwabo yose ari uyegukana. Nta kindi yatekereje rero, mu mutwe we hajemo igitekerezo, navuga ko ari igitekerezo kibi cyane. Aratekereza ati ariko buriya nishe mukuru wanjye imitungo yose sinjye wayijyana. Arabitekereza gutyo, bidatinze yashatse uburyo abishyira mu bikorwa, yica mukuru we. Amaze kumwica asibanganya ibimenyetso byose, aho yamwiciye harabisibanganya, ndetse yewe anabeshya ko ari indwara yari arwaye, anabeshya yuko rwose yari aryamye ubundi akabyuka yapfuye kandi ari we wamwiyiciye ku giti cye. Arabibeshya, ikinyoma kiremerwa, ndetse yewe abantu benshi bamenya yuko nyine mukuru we yapfuye kubera yuko ari uburwayi, ari urupfu rutunguranye. Nyine birarangira bagiye gushyingura umusore rwose yakitinga nkaho nta cyabaye, yakitinga nkaho nta kintu yigeze akora kuri mukuru we. Nyine bigaragare yuko rwose nta kintu yakoze kuri mukuru we, bigaragare neza ko mukuru we yishwe n'ikindi kitari ukwicwa, ahubwo yishwe nyine n'urupfu rutunguranye. Abantu bose ni gutyo babitekerezaga. Hacaho igihe kinini, hacaho igihe kitari gito rwose, mukuru w'uwo musore amaze kwitaba Imana. Umusore yumvaga muri we rwose ibintu yarabikemuye, yumvaga yuko imitungo yose ari we ugiye kuyisigarana kubera ko nta wundi muntu wari uhari wari kugabana nawe imitungo. Wari uhari wenyine ni mukuru we, kandi mukuru we yari yaramwikijije, yaramukuye mu nzira. Yumvaga yuko rero iyo mitungo yose y'iwabo igiye kubiye, nta wundi n'umwe wari uri mu mategeko yuko agomba kugabana nawe iyo mitungo. Imitungo yari yaramaze kubiye. Umusore haciyeho igihe kinini rwose byibagirana yuko na mukuru we yapfuye, kubera ko nyine byari bimaze kuva mu mitwe y'abantu yuko mukuru we yitabye Imana. Umusore yumvaga afite amahoro, yumvaga yuko imitungo yose yayegukanye. Bitari kera rero umusore ari gutembera mu mujyi hagati ahura n'umupolisi. Uwo mupolisi yari yaramubonye ku kiriyo cya mukuru we, yumvaga ko rwose umusore agifite agahinda. Umupolisi arangije aramubwira ati musore, ndakwihanganisha rwose kubw'urupfu rwa mukuru wawe. Birababaza cyane kubura umuntu wawe wa hafi, ndetse umuntu wawe wo mu muryango, ndetse umuntu wari usigaranye
nta wundi muntu usigaranye, birababaza cyane kubura umuntu nk'uwo, ndagira ngo nkwihanganishe rwose ukomeze wihangane. Umusore arangije aramubwira ati nta kibazo, ati nta kibazo rwose, bisa nk'ibyibagiranye, narihanganye, nararize ariko narihanaguye, amarira yarashize. Umupolisi yitonze arebye ku ikote ry'umusore yari yambaye abonaho akadomo k'umutuku, arangije abaza umusore ati musore, ibyo ni ibiki byagiye ku ikote ryawe by'umutuku? Umusore atarasubiza ahita atekereza byinshi, umutima uhita utera cyane, amaraso yiruka cyane mu mubiri asa nk'ugize ubwoba nyine, ahita atekereza muri we ati ese ntago nasibanganyije neza ibimenyetso, naba naribeshye amaraso akaguma ku ikote ryanjye nkaba ndi kuyagendana? Ese yaba ari amaraso? Uyu mupolisi namubwira iki? Agumya atekereza ibyo byose, arangije atangira kuzunguza umutwe asa nk'uhakana. Umupolisi amurebye abona umusore asa nk'ufite igihunga kubera icyo kintu gito yari amubajije cy'uko ku ikote ryiwe hariho akantu gasa nk'umutuku kameze nk'akadomo. Umupolisi ahita atekereza ati ese birashoboka ni gute umuntu umubaza uti icyo ni iki kiri ku ikote ryawe akazunguza umutwe ahakana? Ibyo nibyo yakanshubije? Ko niko umupolisi yahise atekereza. Umusore yazunguzaga n'umutwe atabanje kureba ku ikote rye ngo arebe ibintu biriho, ubundi asubiza umupolisi neza yitonze. Ubwo umupolisi rero yabonye umusore uburyo ameze, abona igihunga umusore afite. Umupolisi atangira kubaza umusore ibindi bibazo. Umupolisi ari kubaza umusore rwose wabonaga ko afite igihunga cyinshi, buri kibazo cyose yabazwaga yagisubizanyaga igihunga ndetse we agasubiza n'ibidahuye. Umupolisi yanamubaza ibintu rwose biterekeranye n'urupfu rw'umuntu, umusore agasubiza ibindi kubera ubwoba bwinshi ndetse no gutitira kwinshi. Umupolisi atangira kubyibazaho cyane. Umusore arebye umupolisi mu maso ndetse areba n'ibibazo umupolisi arimo aramubaza, ahita atekereza ati ariko bo uyu mupolisi ntiyanyese koko? N'ubwoba bwinshi cyane umupolisi akomeza kumubaza utubazo duto duto. Umusore agira ubwoba bwinshi. Nyuma y'ubwo bwoba bwinshi yagize, nta kindi cyabaye kubera gutitira, kudatekereza neza, kubera ubwoba bwinshi n'igihunga yari ari kuvugana, atangira kwivamo, atangira kuvuga impamvu yishe umuntu, avuga igihe yamwishe ndetse n'uburyo yabikoze ndetse n'uburyo yasibanganyije ibimenyetso byose umusore arabivuga muri ako kanya gato cyane. Umupolisi atarabimubajije, umusore byose abishyira hanze. Amaze kubishyira hanze, umupolisi ati burya ni gutyo byagenze? Ati noneho nkeneye kusinya hano, ntufite ikaramu? Umusore ati yego ndayifite. N'ubwoba bwinshi cyane, yari yamaze kugira ubwoba bwinshi nk'umuntu wakoze icyaha cyo kwica umuntu rwose bwa mbere. Birumvikana ubwoba yari abufite kuko yatekerezaga yuko umupolisi yamaze kumukeka. Nta kindi yakoze, yahise areba mu mufuka w'ikote rye agiye gufata ikaramu ngo asinye. Arebye ku mufuka w'ikote aho ikaramu yari iri, ahita abona ibyo umupolisi yahereye kararimo aramubaza kari akadomo gato cyane k'umuti w'ikaramu ikaramu yari yanditseho ku ikote rye. Umusore yahise atekereza uburyo yinyuraguyemo kubera uwo muti gusa wari uri ku ikote, umuti w'ikaramu nanone utari ikindi kintu. Atekereza uburyo yinyuraguyemo, atekereza ibintu byose yabwiye umupolisi, yumva ko yakoze amakosa, yumva ko yivuyemo mu bintu rwose bitari ngombwa kubera umuti gusa w'ikaramu. Umupolisi byarangiye amenye ibye byose. Umusore yicujije muri we, ariko nyine nta kundi yari kubigenza. Yicujije amazi yarenze inkombe. Yari amaze kuvuga byose byabaye, yari amaze kwivamo uburyo yishe umuntu, icyatumye amwica ndetse n'uburyo yamwishemo nyine, ndetse n'uburyo yasibanganyije bya bimenyetso byose yari yamaze kubivuga. Icyari gisigaye cyari ugukuramo iyo karamu yari agiye kuzana, ubundi agasinyira ibyo yavuze. Yari yabivuze byose, nta kundi byari kugenda. Byarangiye yivuyemo, birangira afunzwe kubera icyaha yakoze. Aka gakuru ni keza cyane rwose, ndetse dushobora no gukuramo isomo rikomeye cyane. Burya iteka icyo uzakora cyose itegure yuko kizakuzanira ingaruka. Niba ari kibi kizazana ingaruka mbi, birumvikana. Nanone niba ari cyiza kizazana ingaruka nziza. Kandi burya nukora nabi ibizatinda. Yego ushobora kuzanezerwa wakoze nabi, ariko rwose ibyo byishimo byo mu kintu wakoze kibi nta na rimwe bizigera biramba.
iteka ukuri birangira gutsinze ikinyoma. Niba ubeshya cyangwa ugahemuka, itegura ingaruka zabyo, kandi ingaruka zabyo zizaza ari mbi. Iteka ukuri kuzarangira kugiye hanze, kandi nanone niyo wabitindana warakoze ikibi, umutima wawe ubwawe uhora ugucira urubanza, ukumva ko rwose hari ikintu wakoze nabi, hari ikintu utanogeje kandi wakabaye warakoze neza. Rero twakwirinda gukora ikibi, kubera ko niba ukora ibibi ntabwo uzigera wishima birenze nk'umuntu wakoze ibyiza. Yego ushobora gukora ibibi ndetse ukanazamuka, ukanagera kure, ukanagira byinshi, ariko ibyo byinshi byose uzagira mu gihe wakoze ibibi, umutima uzajya uhora ugucira urubanza. Ntuzigera wishima ugira ibyishimo nk'umuntu wagize byinshi ndetse ufite byinshi, cyangwa se wenda unamurusha, ariko ibyo byose we yarabibonye binyuze mu nzira nziza, binyuze mu gukora neza, bivuye mu maboko ye, bitavuye mu buhemu. Niba rero uhemuka cyangwa ukabeshya abantu kugira ngo ubone ibyo kwigwizaho, ubone imitungo myinshi, rwose ibyishimo by'ibyo bintu ntibizaramba, ndetse yewe uzajya uhora uribwa muri wowe, umutima uhora ugucira urubanza, kandi iteka ukuri bizarangira kugiye hanze. Rero tuba tugomba rimwe na rimwe gukora ibyiza kugira ngo twirinde ingaruka mbi. Burya icyiza gitanga ingaruka nziza, ariko ikibi cyo ingaruka ziza ari mbi. Mureke dutekereze neza, dukore neza. Ntawamenya, baravuga burya bati gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Kandi nibyo koko, nugira neza iherezo rizarangira neza, bizarangira ubonye ibyiza nyuma yo gukora neza. Ariko nugira nabi, iherezo bizarangira nabi, ingaruka zizaza ari mbi, kandi zizaza rwose zihabanye n'uko wowe wabitekerezaga. Kubera ko iyo uri guhemuka, hari igihe utekereza yuko numara guhemuka ibintu bizagenda neza, ariko burya nuhemuka iteka bizarangira nabi, ndetse n'umutima wawe uzahora ugucira urubanza. Rero mureke dutekereze ibyiza kandi tunakora ibyiza, twe gutekereza ibyo guhemuka ku bandi, ahubwo dutekereze ibyatugirira akamaro, ibyo twakora tubona ibivuye mu maboko yacu, aho kubona ibivuye mu buhemu. Ndabakunda cyane rero, njyewe ndi Niyo Daniel. Buri munsi dukora post kuri na YouTube channel yacu Niyo Daniel Official. Reka nizere ko iyi nkuru maze kukugezaho nibura hari icyo yakwigishije cyangwa se yakunejeje. Musaba niba utarakora subscribe, uri umusangwa cyangwa se uri mushyashya utarayikora, nagusaba kureba handitse subscribe, ukahakanda ndetse ugakanda no kunzogera ukayifungura, kugira ngo ujye ubona zino nkuru bikoroheye, bitagiye kunyura mu nzira nyinshi cyane. Rero ndabashimiye cyane, ndabakunda cyane, munyemerere tuze kubana muri video zikurikira. Murakoze cyane.